turabasuje cyane inshuti bakunzi ba NZU Business Group Limited, by'umwihariko mwebwe mudahwema kudukurikira umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu kuri iyi channel yacu ya NZU Market. Nkuko rero mubimenyereye tuba tubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa iri hirya no hino. Ngira ngo rero tubibutse kandi gukanda subscribe wowe utarabikora, ndetse ukore kukazogera kugira ngo ujye ubasha kujya ubona imitungo yose n'andi makuru yose tugenda tubagezaho ajyanye n'imitungo itimukanwa muri rusange. Nkuko rero muri kubireba kuri aya mashusho, murabona ko tubazaniye cyangwa se tugiye kubatembereza inzu nziza cyane kandi ikiri nshyashya. Ni inzu rero twabagereyeho rwose turayitambagira nkuko mugiye kugenda muyireba. Ni inzu nziza cyane rwose ya CADASTRE iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, ahazwi nko mu karere ka Kicukiro. Ni mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Niboyi. Iri Niboyi ni inzu rero ikiri nshyashya kandi nziza cyane kabisa, udakwiriye gucikwa niba ushaka kwigurira inzu igezweho. Iyi nzu rero ikaba yubakishije amatafari ahiye yose, kandi rwose ikaba ari inzu nini, ifite ibyumba bine byo kuraramo byiza cyane binini, ndetse buri cyumba kikaba kirimo garde-robe cyangwa se akabati k'imyenda. Hanyuma kandi ikagira douche na toilette eshatu, ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine nziza cyane nkuko muraza kugenda mubireba. Noneho rero icyumba kinini kiri principal kikaba kirimo dressing room cyangwa se urwambariro. Kikaba kirimo urwambariro, bivuze ngo rero ni inzu rwose udakwiriye gucikwa utayiguze. Iyi nzu rero akarusho kayo ikaba iri mu kibanza gifite metero kare 400. Ngira ngo murabimenyereye yuko izindi nzu nyinshi cyangwa se ibibanza by'ubu biba bifite metero kare 300. Iyi ngiyi rero irazirengejeyo, ifite metero kare 400. Ikindi kandi iyi nzu irimo plafond nziza cyane yose iyo bita gypsum, plafond ya gypsum nkuko muri kugenda mubibona ku mashusho. Hanyuma ikindi nababwira nuko yose yubakishije amatafari ahiye, ikagira igipangu cya ruriba. Hanyuma ikaba irimo yubatswe n'ibikoresho byiza kandi bigezweho bikomeye. Murabona cuisine yayo ifite niyo bita American kitchen cyangwa se cuisine iri ouvert, cuisine ifunguye, open kitchen. Ni inzu rero nziza kabisa, ni inzu nziza nkuko mugenda mubibona, yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije ibikoresho biramba cyangwa se ibikoresho byiza bihenze biramba. Ikindi kandi nkuko nabwiye ko ifite parking na jardin. Akandi karusho kayo nuko parking yayo ngira ngo mwabibonye, parking yayo irasakaye, donc ifite nyine akantu ko gupakingamwo imodoka ku buryo imodoka yawe itabasha kwicwa n'izuba ngo ibe yacuya. Ni inzu rero udakwiriye gucikwa, ni inzu ukwiriye kuba wagura kuko ni inzu nziza cyane, kabisa. Iyi nzu rero ntikwiriye kugucika. Iyi nzu y'ibyumba 4, douche na toilette eshatu, salon, salle à manger na cuisine ndetse na stock. Ifite na stock, ikagira kandi na annex, hanze iriho icyumba cy'umukozi, igikoni cyo hanze, douche na toilette byo hanze, stock, ndetse ikagira n'ibigega by'amazi hejuru. Ni inzu rero y'akataraboneka, ni inzu nziza udakwiriye gucikwa. Ngira ngo murabona n'inzugi zayo, ni inzu rwose nziza cyane iri muri quartier nziza cyane Kicukiro Niboyi nkuko nakomeje mbibabwira. Iyi ni douche yayo, murabona douche yayo, amadouche yayo ni amadouche meza arimo za cabine. Ni inzu rero ishaka kandi amafaranga atari menshi ugereranyije na quartier, ndetse ikaba ari inzu iri hafi cyane ya kaburimbo, kubera ko ni nko muri metero 100 zonyine uvuye kuri kaburimbo. Iyi nzu iri nko muri metero 100 zonyine uvuye kuri kaburimbo, nkuko nabibabwiye yuko irimo utubati nabyo mwagiye mubibona.
iyi nzu rero ntabwo tubicisha amatsiko, igiciro cyayo ni amafaranga atari menshi ugereranyije n'ikibanza cy'ahantu, kuko ikibanza cy'ahantu ubwacyo ntabwo wakibona munsi ya miliyoni 50. Abazi Niboyi murahazi, Kicukiro murahazi, ni inzu iri hafi cyane, hafi ya kaburimbo, ikaba ishaka miliyoni 90 zonyine kandi ziri negotiable. Iyi ni ya annex yo hanze nababwiraga, n'ibigega by'amazi murimo murabireba. Ni inzu rero y'akataraboneka kabisa, iri muri quartier nziza cyane, kandi ikindi ikagira akarusho kuko iyo uyiriho uba witegeye umujyi wa Kigali wose. Iki ni igikoni cyo hanze, ifite view nziza cyane ku buryo umujyi wa Kigali uba uwitegeye. Iyi nzu rero irashaka miliyoni 90 ziri negotiable. Nyirayo yashakaga 120 mu by'ukuri, ariko turamwegera turamubwira tuti nyabuneka gabanya amafaranga turebe yuko twakuzanira abakiriya nabo bihuse. Miliyoni rero 90 ubu ngubu nizo iyi nzu igezeho, kandi nazo ziri negotiable. Waza nawe ugashyiraho akawe, nawe ukadufasha, nawe ugakatuza. Ngira ngo ntabwo wagenda utayiguze, kubera ko ni inzu nziza cyane, wa mugani akeza karigura. Ngwino rero wigurira inzu nziza mu kibanza cyiza, mu kibanza kinini, inzu imeze neza cyane, ni karibu cyane. Rero wayikunze iyi nzu waduhamagara kuri nimero zacu musanzwe muzi, arizo 0788 48 67 cyangwa se 0712 si ibyo gusa, rushaka kudusanga aho dukorera ni hariya ku Muhima kuri Yamaha, hafi cyane ya Feruje, ni etaje ya kabiri usa n'ujya Nyabugogo, y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Iyo nzu dukorera muri etaje yayo ya nyuma, umuryango wa mbere mu gikari hareba ku Gisozi. Ni Nzuri rero, iyi ni Nzuri Business Group Limited. Ushobora no kudusura ku zindi mbuga zacu nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni karibu cyane rero. Dushobora no kububakira, kandi ushaka kuba ufite ikibanza cyangwa se tukakikurangira, tukagukorera design cyangwa se plan cyangwa se ibishushanyo by'amazu, ndetse tukanakubakira ku buryo inzu nk'iyi dushobora kuyikubakira kandi rwose mu buryo bwiza bwizewe, kuko turi abanyamwuga cyane. Tubasha no kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, kwa kuri mwarabuza abakiriya tukababashyiriramo, ndetse tugakurikirana iyubahirizwa ry'amasezerano mu byo twita property management. Ibyo byose tubasha kuba twabikora. Si ibyo gusa rero kandi, kuko tubasha no kubimura, dukora byinshi kabisa bijyanye n'imitungo itimukanwa. Tubaha amakuru yose mukeneye. Ni karibu cyane rero. Udakunze iyi nzu waza tukakwereka n'izindi, nawe ushaka kugurisha waza tukakurangira abakiriya, kandi mu gihe gito cyane gishoboka. Ari nako kandi nawe ushaka kugura twakubwira tuti ngwino tukurangire ahantu hatari mu manegeka, ahantu hatarimo litige, ahantu hadafite ikibazo icyo ari cyo cyose, wigurira inzu uzunguka mu gihe gito cyane. Nk'iyi nzu uje ukayigura miliyoni 90 cyangwa 80 n'imisago, n'urugero bagukaturiye mu gihe cy'amezi 6 yonyine, ndakubwiza ukuri twaba tuyikugurishiriza za miliyoni 120, kuko iri ahantu heza cyane. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, tubahaye ikaze, turabemera.